ariko hariho Yesu utanga ibyiringiro bizima. Nta mpamvu yo gutekereza kwiyahura, nta mpamvu yo gutekereza kwikorera nabi, kuko ufite Yesu utanga ubuzima. Ngiye abantu ko nakuraga ingorofani Kabarondo nkayizana Rwamagana ku isoko gucuru ntwaje abantu isamake nyisunika mu muhanda, ntago mwabyeme. Kabarondo mu isoko ndagenda n'indege ndagaruka nca n'ahandi hantu. Nje ntago nkunda kuvuga ibintu by'indege, mba numva atari byo, mba ngira ngo sinagiyemo, kubera ukuntu Imana igira neza n'ahantu ikura abantu bigahinduka nk'amateka. Ndashimira Imana. Turishimye rwose bivuye ku mutima kuba hano. Tuje muri iki giterane kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, indirimbo, amasengesho, kugira ngo n'abandi bataramenya Kristo baze bakizwe. Imana ishimwe cyane. Rero nkuko babivuze, dukorera muri ministeri The Word for Jesus Mission Ministry. Ni nkuko bayibabwiye, ikora ivuga butumwa, ifasha n'ibindi bikorwa byinshi. Imana ishimwe cyane. Rero turishimye kuba hano. Izina ryanje nitwa Mberwa Jonas. Mu buzima busanzwe nkorera hano Rwamagana. N'ufite ikibazo cya mitiwera negere kirakemuka. Sibyo. Ishimiye kubana namwe. Twishimiye Pastor Germaine, turamukunda cyane, hamwe nabo bakorana bose. Dukunda n'iri torero. Imana iduha umugisha cyane twese. Murakoze. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Nanje banyita Nyazuba Emerance. Twishimiye gufatanya namwe kuramya Imana no kuyihimbaza no kumva abavuga butumwa no kumva abaririmbyi. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Nanjye nitwa Nyiramubyeyi Jeanne. Nanjye ndumwe mu banyamuryango wa ministeri. Twishimiye kuba aha hantu imbere y'Imana. Mureke mu gihe tuje imbere y'Imana ibindi bitekerezo bituvemo, dutekereze ku Mana. Nidutekereza Imana, uwaje agwaye arava hano yakize. Nidutekereza Imana, uwaje hano afite ibibazo arataha byakemutse. Yesu ahimbazwe. Amashimeshi ku Mana. Barakoze cyane. Abantu b'Imana mwumvishe ko dufite n'aba mituweli hano. N'umwaka wanageze bageze no kureba bagira gute bishura. Sibyo ra? Mufite ikibazo agira gute? Aha, ufite ikibazo ari mituweli, ufite ibibazo by'ibyaha, utarakizwa. Ibyo byose turabifite. Nanjye hari n'ibindi nkora. Nimubizi? Murabizi? Aha, ubifite n'abanyegere. Hari ababizi. Rero turabashimiye cyane kuba bahagaze hano. Dufite undi mushitsi rero. Nahagaruka araza kwivuga nageze hano. Anabapepeye. Yitwa Pastor Joseph Ndiringiye. Yagira gutya. Abashimye cyane. Ni uhagarariye ino ministry, atuye muri Canada. Yaje kubw'ijambo ry'Imana. Gusa bababwiye ko turi kumwe n'umuririmbyi, yenda nawe araza kuza, nataza azaza ejo, natanaza dufite abandi. Rero reka atuye muri Canada, sibwo bwa mbere aje hano, buri gihe aza hano. Ubu ni kubw'inshuro ya kabiri aje kubwo bwivuga butumwa. Rero reka mpe bagenzi banjye basubire hariya kugira ngo nze gusubiza Pastor ijambo. Hari indirimbo ivuga ngo ushimwe mwami, uhimbazwe gitare, ushimwe mwami, uhimbazwe gitare. Tugende twese. Ushimwe mwami, uhimbazwe
uhimbazwe gitare ushimwe mwami uhimbazwe twese tugende ushimwe mwami uhimbazwe gitare ushimwe mwami uhimbazwe gitare tugende twese ushimwe mwami uhimbazwe gitare ushimwe mwami uhimbazwe kandi tugushimwe mana ushimwe mwami uhimbazwe gitare ushimwe mwami uhimbazwe cyane. Reka twakire umuvugabutumwa cyangwa pasiteri niba atwakira umuvugabutumwa nta kibazo, hanyuma turi hano ku bwa Yesu, sibyo ra umukozi wayo. Urakoze Pastor Germaine, kugira ngo twakire umuvugabutumwa. Murakoze. Yesu ashimwe. Twese duhaguruke mu myanya yacu. Umupapa ukuze mugahagurutswa n'umurimo w'Imana mukaza hano, umutima wanjye ukozweho. Reka munyemerere twese tubakomere mu mashyi mu izina rya Yesu. Turongera kunyurwa cyane n'umukozi w'Imana. Ubundi twari dusanzwe tumenyereye ko twakira aba mu gihugu imbere cyangwa n'ahandi kandi tugahabwa umugisha. Ni igitangaza cyiza umuntu kuba yaruriye indege mu ijuru bagateganya ko aho bazakorera ibiterane na hano harimo. Nukuri mubifate nk'igitangaza gikomeye kandi mutumire n'abandi bantu. Haleluya, haleluya. Mwebwe ntago mubyumva kuko na Yesu yarinze aza mu isi batabyumva. Ntago mubyumva ariko mu isi abazi kwemera, mu isi yo mu ijuru, mu isi y'umwuka hari ikintu cyakozwe. Haleluya. Bakabaye bajya gukorera igiterane ahandi hantu ariko ducishijwe bugufi cyane. Mwanyemerera tugakomera Imana yacu amashyi yamuzanye. Haleluya, haleluya. Ibintu byose biri mu murongo w'Imana. Umuhanzi wacu Theogene nawe yahageze. Mwakomera Imana amashyi nayo kuko ari Imana nziza. Haleluya, haleluya, haleluya. Uvuze ijambo ubaho ngo tureme umuntu. Ijambo rya
rya nyiri jambo niryo umukozi w'Imana pastor ahagarariye hano. Turakubashe cyane, twubashe amavuta yawe mu ijuru, bagukoreshe nk'uko aribo bakugejeje hano. Murambure ikiganza ku Mana, murambure neza, kandi umuntu wese umutima we werekeze ku Mana. Imana iguha umugisha mwinshi. Amen. 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 Turishimye kuba mu nzu y'Imana. Hano mu nzu y'Imana. Amen. Imana ibaha umugisha, mwoba mwicariyeho gato. Mbere yuko tuja mu ijambo ry'Imana, ndashaka kubanza gushima Imana kuko Imana yatuzanye amahoro, kuko babivuze tuturutse muri Canada, niho ntuye. Nkaba amazina yanje nitwa Joseph Ndiringiye Bagaza. Nkaba umupapa, mfite umudamu, mfite umugore umwe n'abana batandatu. Dufite abana batandatu Imana yaduhaye. Ubwo rero kandi Imana akaba dushima Imana kuko yatugire neza, ikaba yaraduhamagaye mu kuvuga ivugabutumwa no kwamamaza ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Kuri ubwo rero dushimye Imana kuko twageze hano amahoro, kandi namwe tukaba tubashe kubabona, tugasanga namwe muri bazima. Imana ishimwe cyane. Ikindi cya kabiri, ndashima Imana. Reka dukomere itorero Life Christian Church, reka turikomera amashi n'abashumba, uhereye ku mushumba mukuru Germaine n'abandi bashumba mwese mukorana. Imana ibaha umugisha rwose kuba mwaratwakiriye, mwaruguruye kugira ngo tubashe twese gukora uyu murimo w'Imana. Turabashimye biva ku mutima, byimazeyo. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagire neza, kandi ikomeze ibaha imigisha. Ikindi nshimiye Imana ku bwa timu turi kumwe ya ministry y'ivugabutumwa, kuko mwabyumviye ministeri y'ivugabutumwa ni The World for Jesus Mission Ministry, ariyo dukoreramo, tuvuga ivugabutumwa, tuvuga Yesu, kandi n'ibikorwa bitandukanye zo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo mu mubiri, ibifasha abantu mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri. Ibyo byose timu muyikomera amashi, dufatikanya. Imana ibaha umugisha mwese. Yandumva yatwishimiye n'abandi bashyitsi muririmbyi maze kuhagera. Imana iguha umugisha, kandi turakwishimiye kubana nawe, gufatikanya gukora umurimo w'Imana hamwe uyu munsi. Imana iguha umugisha mwene data. Amen. Mwese Imana ibaha umugisha. Turabiyegereje mu nzu y'Imana. Amen. Kuko Yesu wacu ni mwiza. Hari indirimbo bamaze kuririmba ngo Yesu urampagije. Sinzi nimba bogasubiramo bukeye.
ufite Yesu uhazwa na byose. Niyo utaba ufite ibifatika by'uyu mubiri, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yakugendereye, Yesu yagusanze. Ufite Yesu ufite byose. Oh haleluya. Yesu akugire neza, Yesu akugenderere, kuko ijambo ry'Imana rizarimbwira ngo umunsi umwe ngo Yesu ngo amaze kubatizwa ngo na Yohana ngo umwuka w'Imana uramumanukira, ngo ijuru riramanuka, ngo riravuga ngo uyu ni umwana nkunda, ngo kandi ngo nkamwishimira, ngo muzamumwubaha. Haleluya. Ngo muzamumwubaha, ngo mumutinye, mumwubahe, mumukunde. Ariko Satani nawe abakora. Satani arakora amasaha 48 kuko ntiyicaye, kuko Yesu yari afite misiyo yo kuza kuducungura, yari afite misiyo yo kuza kuncungura, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose, nta n'umwe uvuyemo, jewe nawe, ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka, ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo niyo yari misiyo ya Yesu kuri iyi si, iyo niyo yamuzanye, ni ukugucungura, ni ukuncungura. Wewe uri mu mwijima, jewe ari mu mwijima, wewe ari mu mwijima, nawe waba uri mu mwijima, kugira ngo umurikirwe. Iyo niyo yari misiyo, niyo yari misiyo ya Yesu. Ariko Satani aramugenderera. Twavuze ngo muri iki giterane, insanganyamatsiko y'iki giterane ni ukuvuga ngo muze murebe, ngwino urebe, kuko Yesu arakiza. Yesu arakiza. Uzi urebe Yesu arakiza. Uyu munsi ni wizera Yesu, hariho icyo Yesu akora mu buzima bwawe. Ndabyizeye kuko hari icyo Yesu akora. Ikigeragezo wabuhura naco, na Yesu ari umwana w'Imana, yahuye n'ikigeragezo. Urumva ijwi ryari rimaze kuva mu ijuru ngo uyu ni umwana nkunda kandi nkamwishimira. Ariko Satani nimba yararindutse Yesu, nimba Satani yararindutse Yesu, jewe ndinde urinde kugira ngo areke kukurinduka. Ariko umenye kuko ufite Yesu ntugomba gutinya, kuko Yesu yarakuneshereje. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu dukomeye, kuko Yesu yatuneshereje. Nuko Yesu ngo janwa mu butayu, umwuka mujana mu butayu ngo gusenga, ngo asenga. Yesu yarasenze. Uzusenga ngo iminsi 40 n'amajoro 40 ngo arasenga. Twavuze ngo unyurwe na Yesu, unyurwe na Yesu, ngo amajoro 40 n'iminsi 40 ngo arasenga. Ngo amaze gusenga, ni ukuri ngo yarashonje. Bibiliya niko itubwira ngo yarashonje, ngo Satani waramugendera, baravuga ngo nimba uri umwana w'Imana, ngo hindura iribuye kugira ngo ibe umutsima ubashe kurya. Ariko unyurwe na Yesu,
tegeraho unyurwa na Yesu. Yesu aramusubiza ngo biranditswe ngo umwana w'umuntu ntazabeshwaho ngo n'umutsima gusa, ngo ahubwo bazabeshwaho n'ijambo ry'Imana, ijambo riva mu kanwa k'Imana. Yo, haleluya! Ijambo rirarema. Waba ufite ubukene bw'umubiri ariko ijambo rirarema. Haleluya, haleluya, haleluya. Wizere Yesu. Icyo ni ikibazo. Yesu aramusubiza aramubwira ngo ndi umwana w'Imana kandi nzabeshwaho n'ijambo ry'Imana. Uri umwana w'Imana, Imana Yesu yakubeshaho. Icya kabiri, amujana ku gasengero aramubwira ngo biranditsweho ngo uhanuke ngo abamarayika bazakurengera, bazakuramira, ibirenge byawe ntibizasitara kwibuye uzarama. Hari igihe Satani yagushuka akakubwira ngo akakwereka kuko ntacu urico, ubuzima bwarangiye, akakwereka ibibazo ufite ugata ibyiringiro. Ariko hariho Yesu utanga ibyiringiro bizima. Nta mpamvu yo gutekereza kwiyahura, nta mpamvu yo gutekereza kwikorera nabi, kuko ufite Yesu utanga ubuzima. Aramubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Uwo ni Yesu yaciye mu bigeragezo, nawe waba uri mucamo. Ariko niko nakubwiye ngo nimba Satani yararindutse Yesu, jewe ndinde, ariko hamwe na Yesu wanesha. Ikindi amujana amwereka isi yose, ubwami bw'isi. Aramubwira ngo ibi byose ndabiguhaye, ubu butunzi bwose ndabiguhaye, ariko ubasha kuramya. Ndabiguhaye ntundamye, ndabiguhaye byose. Ariko Yesu aramusubiza ngo tuzaramya Imana yonyine, niyo tuzakorera. Hari ibyo waba urimo uramya, ariko mu izina rya Yesu hari ibigirwamana waba ufite. Kigirwamana imbere yawe niwenda byaba atari ifaranga niwenda ushobora kuba utazifite nishi, ariko hari ibyo wagize, hari ibyakugose, hari ibyakubase, ubusinzi, ubusambanyi. Ariko Yesu uyu munsi, haleluya, Yesu umunsi yiteguye gutaha iwawe. Yesu uyu munsi yiteguye kukugenderera. Sinzi ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda yadusomera mu butumwa bwiza bwa Luka, kadusoma ijambo ry'Imana hanyuma turako 19 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 10. Luka 19 umurongo wa mbere haravuga ngo ugeze ku wa 10 ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu ari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara
iwawe. subiraho ngo Zakayo ururuka vuba kuko ngo uyu munsi ngomba kurara iwawe. uyu munsi Yesu yiteguye kurara iwawe. ese waba witeguye kwakira Yesu? komeza. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. yururuka vuba amwakira anezerewe. abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu. uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. amen amen. reka dukomere ijambo ry'Imana amashi. haleluya. uyu munsi Yesu yiteguye gutaha iwawe. ariko haleluya, ariko biterwa nuko wewe, kuko twabivuze ngo uze wirebere kuko Yesu arakiza. aho ijambo ry'Imana riratubwira Zakayo bivuga kuko ngo yari umukuru w'abakoresha bikora. hano twabivuga ni wenda Rwanda Revenue cyangwa se imisoro mikuru, abatangisha imisoro hano. urumva niwe wari ukuriye imisoro, urumva ngo yari umukire. ariko ngo yari mugufi, ngo Yesu ngo arahitaho mu mujyi. Yesu, inkuru nziza ya Yesu, haleluya, amenya Yesu kuko ari maca ari aho muri uwo mudugudu. ni nkuko turi hano imbere y'Imana, n'umuntu amenya kuko ngo Yesu ara ngo aragenda. haleluya haleluya. waba ufite amatsiko yo kubona Yesu, bashaka kubona Yesu, ariko ngo agira imbogamizi nkuko ngo yari mugufi. amen. hari abantu bagufi nkanje hano ra ariko nta mpamvu yatuma tutabona Yesu, nta mpamvu yatuma tutabona Yesu, kuko ngo bari mu bantu benshi, ngo aragerageza abona bitabicamo, ariko ngo ariruka ngo yurira igiti. haleluya. nawe wakurira igiti uko Yesu yagusanga aho ariho hose. ariko uyu munsi si ngombwa kuko urira igiti, kuko Yesu umutima wawe arawufite, umutima wawe arawufite. ni ngombwa icyo usabwa gusa ni ugukingura umutima wawe, ni ukumwemerera Yesu agataha iwawe. ngo arareba ngo aramubwira ngo Zakayo we, haleluya, uyu munsi ushireho izina ryawe. ururuka uyu munsi Yesu karahamagara izina ryawe. ngururuka uyu munsi ngo ngomba gutaha iwawe, uyu munsi ngomba gutaha mu nzu yawe. hari ibyakuza icyo gihe ngo yururuse, ngo abantu baratanga uyu si wa wundi, si wa wundi warenganye ijambo, si wa wundi w'umwibyi. ariko Yesu arabishoboye gushira iherezo kuri icyo gisitaza. Yesu arabishoboye. uyu munsi Yesu akwandikire amateka mashasha, uyu munsi ukirirwa amateka mashasha mu izina rya Yesu, haleluya, mu izina Yesu,
Yesu ashire iherezo, kuko Yesu yashize iherezo kuri Zakayo w'umwibyi. Yesu ataha mu mutima wiwe. Uyu munsi ikibazo waba ufite cyaba ubusinzi, cyaba kurenganya, cyaba ubusambanyi, ariko uyu munsi Yesu arabishoboye gushiraho iherezo. Yesu arabishoboye kuko nicyo cyamuzanye. Haleluya. Ariko ngo abandi baravuga ngo uriya, ariko Zakayo arihana. Igikenewe imbere y'Imana ni umutima wihana, umutima wicisha bugufi. Zakayo aravuga ngo yo, ibyo natwaye byose, ibyo narenganije abantu byose, ngo nzishura ngo igice cyabyo, ngo uwo narenganyije wese nditeguye kumusubiza ibyiwe. Iyo Yesu yagutashemo, haleluya, abo warenganije waka imbabazi. Iyo Yesu yagusuye, haleluya, byose birashira kuko wimitse Yesu mu bugingo bwawe. Hari abakwitambika imbere kuko na Zakayo, hari abamushe imbere bavuga ngo uyu gucirana imbanza, hari abagucira urubanza. Ariko menya yuko Yesu yiteguye kukubabarira. Yesu yabwiye Zakayo ngo uyu munsi ngo agakiza karataha iwawe, kuko ngo icyazanye Yesu, haleluya, icyamuzanye ngo ni ugushaka no gukiza ngo bariya bose bazimiye. Amen. Yesu niwe ejo hazaza hawe. Yesu niwe uzi ejo hazaza hawe, kuko hari igihe tutabimenya. Hari abatazi Yesu kuko ari we ejo hazaza hacu. Hari umunsi kuko kunda gukoresha igitare rimwe nkacuranga bukeya cyane. Umunsi aho ku kazi naza ncuranga indirimbo, umuntu umwe aranyegera arambwira ngo turirimbe kuko ngo Yesu ngo nta muntu uzi ngo ejo hazaza hacu. Ndamubwira ngo oya, ibyo sibyo. Yesu, Imana izi ejo hazaza hawe. Heza Yesu ibikunaniye. Twavuze ngo Yesu niwe jambo, haleluya, niwe jambo. Kandi Yesu areba umutima. Yesu areba umutima wawe. Waba urushe uremerewe, ngo yemwe abarushe n'abaremerewe ngo nimuze musange, ndagira gute ngo ndabarahura. Yesu yiteguye kukuruhura. Yesu niwe tubonamwo uburuhukiro. Iyi si siyo yaguha uburuhukiro, ariko iyi si ahubwo yakongera umunaniro. Ariko Yesu niwe twirukiraho. Yesu niwe uturuhura. Uyu munsi Yesu akuruhure, haleluya. Yesu akugenderere kandi Yesu akuruhure kuko arabishoboye. Haleluya. Waba witeguye kuruhurwa na Yesu ninde? Turangiza. Yesu yiteguye kuruhura. Yesu yiteguye kugukiza. Uyu munsi agakiza ka Yesu nukingura umutima wawe, karataha iwawe, karataha mu rugo iwawe. Kandi Yesu numwakira, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ese ntimuzi yuko imibiri yacu ngo ari insengero z'Umwuka Wera? Ntimuzi umubiri wawe, umubiri wanje ni insengero za Kristo. Mu yandi magambo ni Kristo.
ngo ntugomba kuwukoresha iby'isoni nkeya, ntugomba kubikoresha iby'irari, ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byo kurenganya, ngo ahubwo umubiri wa Yesu, urusengero rwa Yesu, haleluya, tugomba kuruheza Yesu, akarutegeka, agategeka imibiri yacu, agategeka imitima yacu, kuko imitima yacu ni urusengero rw'Imana. Haleluya. Yesu akubere urusengero uyu munsi mu izina rya Yesu. Ibigutera byose, ibigerageza byose, uvuge ngo uyu munsi ndataha, uyu munsi Yesu yangendereye, uyu munsi Yesu yansuye, haleluya. Uwasuwe na Yesu, uwanyuzwe na Yesu, Yesu amubera byose, Yesu amubera byose, Yesu akubere byose, Yesu agusure, ni ukuri, Yesu agusure. Reka duhaguruke dusenge. Yes. Aba uri hano utarakira Yesu mu buzima bwawe, kuko nicyo canzanye ni ukukubwira Yesu, kuko agira neza. Yesu arakiza. Nukingura Yesu umutima wawe, ukugurura, Yesu azakubera byose. Nimba waba uri hano utarakira Yesu nk'umukiza w'ubuzima bwawe, uyu munsi Yesu yakugendereye, Yesu yagusuye, Yesu akeneye kurara iwawe, Yesu akeneye kugera mu mutima wawe. Nimba uri hano, uzaze hano dusenge, uze hano dusenge. Nimba hari ikindi cyifuzo waba ufite ubuzima bwawe, hari igitangaza ukeneye kuko Yesu agukorera, Yesu ibitangaza, nabyo uze hano imbere, ni hanini, turaza gufata umwanya wo gusenga. Uze hano, icyifuzo cyose, umwanya baririmba, turirimba, uze hano imbere kugira ngo dusenge. Wihe Yesu, nta soni tugomba kugira zo guhamya Yesu, nta soni tugomba kugira zo kuza imbere y'Imana. Imana ibagire neza, reka turirimbe. Umvise gusenga kwanjye mugihe Imana uye kwakira Yesu. Hari umuri hano, waba uri hano, turashaka kugusengera kuko kugira ngo Yesu abashe kubana nawe. Ubu utarakira Yesu nk'umukiza, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Waba uhari atarakira Yesu, turagutegereje. Yesu araguhamagara ngo ngwino usange, niteguye kukwakira. Uyu ni umwanya wawe. Waba uri hano utarakira Yesu, Imana ibahe umugisha. Reka turaza gusenga. Waba ufite abafite, ndibwira kuko abafite ibyifuzo bitandukanye, bakeneye ukuboko kw'Imana. Amen, amen. Reka turasenga turizera, kuko Yesu twizeye akora ibitangaza. Reka dusengane twese, turaza gusengera n'abandi bahisemo kwakira Yesu kuko bahisemo neza. Reka tuje imbere y'Imana. Uko umeze kose, Imana irakuzi, Yesu arakuzi. Reka dufatikanye gusenga, wizere kuko icyifuzo cyawe ukizana imbere y'Imana. Urire Imana, utakire Imana, kuko
imana irakugira neza, imana irakugenderera. nawe waba wakiriye Yesu nk'umukiza wawe, usabe Yesu kugira ngo Yesu, turaza kugusabira kugira ngo Yesu agendane nawe, Yesu agukize, Yesu akumurikire kugira ngo uzakomeze uyoborwe na Yesu. ubwo twese turaza gusengera hamwe. Imana iratugira neza kandi Imana izi buri umwe wese icyifuzo afite. Yesu aragusanga mu cyifuzo ufite kandi aragukorera igitangaza. Mana asante kuko uri Imana nziza. Rangurura n'ijwi, urangurure ubihe Imana. Yesu uri umukiza, urakora Yesu, mu izina rya Yesu. Reka mwami Yesu Kristo ibyifuzo byose Mana, ibyifuzo byo kukumenya Yesu, abakwizeye Mana ubabere umukiza, ubabere Imana Yesu, ubasange Mana. Ukeneye igitangaza hano Mana Yesu, buri umwe wese Mana urazi icyo yifuza Mana, mubere byose Mana, mubere igitangaza Mana. Kora Mana yera, kora Mana yera, imbaraga za Yesu abagire neza kandi Yesu akomeze abiteho. mwe mugarutse mwebwe bandike, mube muririmba indirimbo, abantu babishinzwe babandike abakijijwe uyu munsi. Yesu abagire neza. Abadiyakoni mubafashe muba ngira mushiki wanjye umwe tuvukana mu nda ya mama ariko agira ukuboko kumwe. Iyo uvuze gukoma amashyi akazima agakubita hano ku rutugu kuko nta kuboko kuba, kandi ntago kacitse, niko yavutse. Kuba waragize umugisha ukagira ak'iburyo n'ak'ibumoso, twongere Imana amashyi turebe. Murakoze kubikora. Hanyuma ndashima Imana kuba ndi hano, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri, nabaye inshuti yanyu. Ndi mu bantu nanjye bamenye iki giterane ariko bisa n'ibigoye. Ndashima Imana ko niyo bigoye ku muntu, Imana ibyoroshya bigakunda. Uwo twavuganye arabizi, nanjye sinari mu Rwanda ariko ndashima Imana ko aho nari nagiye nagarutse amahoro, kandi hari kure ku buryo byasabaga nanjye n'indege. Ndagenda n'indege ndagaruka nca n'ahandi hantu. Njye ntabwo nkunda kuvuga ibintu by'indege, mba numva atari byo, mba ngira ngo sinagiyemo, kubera ukuntu Imana igira neza n'ahantu ikura abantu bigahinduka nk'amateka. Ndashimira Imana yafata njyewe ubundi Theo ntabwo ari ryo ryanjye. Kera nkiba ahantu navukaga nitwaga ngo wiringiye, ntabwo barenzagaho, ntibanavuga ngo wiringiye Imana,
baravugaga ngo wiringiye, ngo tujye kwa wiringiye, ngo dore wiringiye aragiye, utamenya ngo ni wiringiye iki. Hanyuma aho nkorereye Imana bihinduka uwiringiye Imana Theogene, kuko nari nabishyize ku makasete no ku masede, haciye igihe babihinduramo ngo Theo bose babireba, biba ari byo byamamara n'uyu munsi. Ndashima Imana ko ndi hano, iyi ni intara mvukamo. Ngiye abantu ko nakuraga ingorofani Kabarondo nkayizana Rwamagana ku isoko ntwaje abantu isamake nyisunika mu muhanda, ntabwo mwabyemera. Kabarondo mu isoko ugasunika ingorofani uyijyana muri kaburimbo ukayigeza hano aho isoko ry'i Rwamagana ryaberaga, nimba ari naho rikiba simbizi, mu bice byerekera ngo za Muswayirini n'ahandi. Mukomere Imana amashyi twumve. Nta n'imbaraga mfite nsukuma, ariko ndashima Imana itarobanura ku butoni. Uko waba uri kose Imana, nagira ngo mbwire abantu bapfukamye hano bakira agakiza cyangwa bakizwa, ntimubigire nk'imikino, mubigire bya nyabyo. Niyo waba uri umwe, Imana yakurura umugabo aho yavuye mu bihugu yavuyemo yabibabwiye, azanywe n'umuntu umwe, uwo muntu kandi ku Mana bikaba ni sawa. Mwongere Imana amashyi. Twaziye rimwe se, babanza banshyiremo indirimbo ivuga ngo Yesu ni isoko imara inyota. Bavuze inkuru za Zakayo, nsanga nimba Zakayo ntaramusumbaga yaransumbaga mu kimwe, kuko nanjye mbarirwa mu bantu bagufi. Umubare w'indirimbo bampaye bambwiye ko ushobora kwiyongera.